Hello everyone. Muraho mwese. My name is Eve. Amazina yanjye ni Eve. I come from Thailand. Nturuka mu gihugu cya Thailand. And today I'm so grateful to share my story Uyu munsi nejejwe n'uburyo ngiye kubaganiza inkuru yanjye. about how my body and my heart became healthy. Uburyo umubiri wanjye n'umutima wanjye byagize ubuzima buzira umuze. I was born the last in my family. Ndi umuhererezi mu muryango wacu. And in this position, they always support me. Kubera uyu mwanya umuryango wanjye wose baramfashaga. My mom, my dad, my older brother, they support me with anything I want. Mama, papa wanjye, bakuru banjye baramfashaga muri byose ibyo nabaga nkeneye. That's why I just did many things as I want. Niyo mpamvu nakoze ibintu byose uko nshaka. And my life became more miserable when I was in university. Ubuzima bwanjye rero bwarangiritse ubwo rero muri university. My university was far from my hometown. University, ishuri rya university ryanjye ryari kure y'umuryango wanjye cyangwa yo mu rugo. From that time, I start to live alone. Icyo gihe natangiye kuba njyenyine. And I just live as I want without being controlled by my parents. Nashatse kubaho uko nshatse kuko ntari nkiyoborwa n'ababyeyi. That time, my life was like a car. Icyo gihe umubiri wanjye ubuzima bwanjye bwabaye nk'umuvumo. It's at maximum speed. Byahise byihuta cyane. And I didn't know how to control it. Ntabwo nari nzi uburyo nabiyobora. And also, at that time, I enjoy my life too much. Icyo gihe umubiri wanjye nari nejeje cyane. But during that time, my body became to be weak and sick little by little. Icyo gihe umubiri wanjye watangiye kurwara buhoro buhoro. And I didn't care about my healthy much more than my desire. Sinigeze nita ku buzima bwanjye cyane ku byo nari ndarikiye. I continually to follow my desire non-stop. Nakomeje gukurikira ibyo ni irari ryanjye ntabihagaritse. I ate as I want. Naryaga uko nshaka. I went to party as I can. Najyaga mu mafete uko mbishaka. I worked overnight. Nagendaga amajoro. I just did as I want. Naryaga uko nshaka. I never had break in my life. Sinigeze nshaka kugira akaruhuko. Just like a car, I kept on going. Nk'uko imodoka ikomeza igenda. And I cannot control the way this car is going to. Ntabwo nashobora kubiyobora nk'uko imodoka ibigenda. So now, in my volunteer life, Ariko mu buzima bwanjye bw'ubuvolontaire, I could learn what self-control is nashoboye kwiga uko umuntu ashobora kuyobora ibintu. and how to use break in my life. Uburyo nakoresha inzira zose mu buzima bwanjye. Through my education, Kwiga kwanjye, binyuze mu kwiga kwanjye, I could realize why my body is very weak nashoboye kubona uburyo umubiri wanjye uri umunyantege nke. and why my heart always had conflict with others. N'impamvu umutima wanjye uhora urwana n'abandi. Because I always follow my desire Ni ukubera ko buri gihe nkurikira irari ryanjye and I never want to control myself. kandi sinashakaga kwigarura. And I never had break system in my life. Ntabwo nigeze ngira ubuzima bubi mu buzima bwanjye. But this time, my heart received training by everybody in my volunteer life. Ariko muri iki gihe umutima wanjye warayobowe urigishwa binyuze mu buzima bw'ubuvolontaire. They helped me to control my desire. Banyigishije uburyo ngomba kugabanya ibyifuzo cyangwa gucubya ibyifuzo byanjye. And healed my heart. Kandi nkacubya n'umutima wanjye. And my body followed my heart to become healthy more and more. Umubiri wanjye waje gukurikira umutima wanjye ugenda uba muzima cyane cyane. So I hope you can gain something through my story. Ndumva hari icyo mwakwakira binyuze muri iyi nkuru yanjye cyangwa mu buhamya bwanjye. And I hope you can use break system to controlling your desire. Namwe mugomba gushyiramo ikintu cy'akaruhuko mu buzima bwanyu mugashobora gucubya ibyifuzo byanyu. Through my story. Binyuze muri iyi nkuru yanjye. And you will have
peaceful life and happy life like me. muzagira ubuzima bwiza, muzagira amahoro n'ubuzima bwiza nkanjye. Thank you.